Hello, katwongere tubasuhuze twizere ko mumeze neza. Ni wa mwanya n'ubundi w'amakuru abagezweho, ni situation uko ziba zimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi tukagaruka no muri aka karere muri rusange, kuko rimwe na rimwe muzumva tugarutse tuvuze nk'ibyo mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko ni igihugu cyagaragaye mu by'ukuri mu rugamba cyagaragayemo mu buryo butaziguye, ndetse magingo yangaya igihugu kikirimo kururwana. Tugiye kubigarukaho rero, dufite ingingo zigiye zitandukanye, ni update zigezweho, ariko kandi muze kunyemerera turi bugaruke muri access zigiye zitandukanye, nko mu misozi miremire ya Minembwe, mu bice bigiye bitandukanye nka za Pwezero n'ahandi, hanyuma turebe uko situation magingo yangaya imeze. Ariko kandi ibitero bya drone byakomeje kwibasira abantu cyane, abaturage nabyo turagenda tubirebera hamwe, turebe ese kugeza magingo ya byaba bimeze bite. Turabikomozaho dore ko dufite mu by'ukuri n'inkuru itari nziza ya mugenzi wacu waje kurasirwa n'ubundi drone zikamurasa akaza kwitaba Imana. Turabigarukaho, ariko kandi tunihanganisha mu by'ukuri benshi bagiye bitandukanye. Turavuga uko situation yagiye muri axe n'ubundi ya za Pwezero, hanyuma turagaruka turasibukira no muri Kalemi. Umutekano ukomeje kuba muke, mu kanya nibwo batubwiraga ko ingabo z'abarundi zikomeje guhangana n'ubundi na Wazalendo ndetse na FARDC ubwo bakarwana. Bivugwa ko ingabo z'abarundi ngo ziri kujya zijya gusahura, turabikomozaho, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Bemba adufitiye operation ndetse ya za ambushi zikomeye cyane, imitego y'imishuka. Abasore ba MRDP twirwaneho n'intare za Sarambwe bakomeje mu by'ukuri kwempoza kuri coalition yari nyinshi muri biriya bice byose. Rero turajya tugenda tubigarukaho. Bwana Bemba, umeze neza? Nanone tumeze neza bwana Macacari, reka gushimire cyane kuba unanyakiye hano muri ano mateke. Hano bayita amabungu amabungu hano agira akabuno k'urutuku amabungu kabisi iwanyu Gahira iwacu Gahira. Ndashaka kugira ngo mbikumbuze abantu abari mu bihugu bigiye bitandukanye mwumve ko turi mu mabungu ngayo. Tubora turi hariya badusekurira mu isombe, bajya babivanga turiya tw'imyumba ako kari agaciyemo. Urakoze kunyakira n'ubundi kandi ndabakunda cyane, ariko nk'uko bivuze bwana Macacari, reka manze n'ubundi twihanganishe. Ni umunyamakuru w'umunyamurenge cyane, akora kuri Murenge 5/5 ni Ibyiza TV. Donc unujya niwandika Ibyiza TV urabona umunyamakuru wakoze ikiganiro ejo mu gitondo. Ejo nta nubwo ari ni mu gitondo, yego nibwo yakoze, hanyuma za kuraswa nyuma. Nicyo kiganiro kigihari ku Byiza TV. Ni inkuru ibabaje cyane buriya. Twebwe ubundi intambara uburyo irwanwa no rugamba turimo, ni urugamba rwo kwibohoza. Ni urugamba kandi kwibohoza tuzibohoza kubera ubumwe bwacu. Ndabona aka nta kibazo, tuzarutsinda hejuru y'ubumwe bwacu. Nta munyamurenge, nta MRDP twirwaneho, nta M23, twese duhurije hamwe kuko ibibazo ni bimwe. Ndaza wenda oyoyo hari abantu bageze muri 5 bishwe bari muri FARDC. Harimo abakapiteni 3, umusuriyetena na kaporale, ndetse na soldat première classe. Abo bose barishwe, harimo abo muri Karehe, abo muri Rucyo, nabo muri Masisi, bose bari kuzira uko batigeze bategura ngo babeho. Nta muntu ujya kuvuga ngo abwire nyina ngo nshaka kuvuka ndi umututsi, nshaka kuvuka ndi umushi, ndi umunyanga, aya moko yose 450 ukisanga aho uvukira nta ruhare ubigize cyane. Sinzi impamvu rero ubwenge buke butuma umuntu akuziza ukuri. Ya nta bwenge buba burimo. Twakagombye kuba twese abakongomani. Ariko ngashimira twirwaneho, ngashimira M23 kuba ubumwe burimo. Imana ikomeze ibahe ubuzima, ibigarasha n'utugara bakomeze bakubitwe
ariko hari ifoto sinzi ku rubuga niba nayishyizeho umugabo bita Fureko ndakeka uramuzi ukorana bari baragihondaguye namubonye hari ifoto ye twashyize ku rubuga ibyo ari byo byose hano hantu hari imibu irahari birumvikana ni hafi y'ikigunda uwo mugabo namubonye afite ibase nyine ibasi yogeramo agiye gufatiramo umuceri mu nkambi ya General nacyo se cyamaze guhunga cyo cyarahunze nimba tuka bariya ntago nzatukana kuko ni umuco mubi ariko ninzavuge ko nta bwenge bagira kandi koko kuko ni ntabwo ibaze uyita ngo ni General ari mu nkamba ari kujya gufata ibyo kurya bihiye babatekete na mu base yo bogerejemo ibyahi by'abana ibyo byagiriyemo ibintu bigiye bitandukanye icyo ngiye nakomeza gushimira ndashimiraga intare za Sarambwe n'Amadubu ku bufatanye kandi Imana izahora bagenda imbere bazakomeze kuba bamwe kandi nemera ko ino liberation ibi bintu biri gukorwa kuba abana bitanga bagatanga ubuzima bwabo bakemerwa kuba bakemera kubuza abakajorita ariko Kongo igatungana no mu ijuru ni gutyo Imana ni igikorwa gikomeye cy'ubutwari bwana Macaca Karame abakunzi bacu rero ago bwari ibiciyemo karagaciyemo ariko tunihanganisha umuryango w'uriya muvandimwe w'umunyamakuru dufite riske nyinshi tugira riske nyinshi ngiye nigeze kubabwira nageze Kiriba mbona umusirikari urabizi abantu bari muri operation yambaye bote y'icyatsi y'uruhondo yanani bazita ngo ni koperamo yambaye uniform hasi idasa niyo hejuru yambaye agakoti gutya kinuza k'abarundi kumbe no M23 narindi kuzamuka nahise mbwira mutari ncisha umwe hasi acisha umwe hasi ndakwepa nzi ko guye muri Wazalendo iyo bambona bari bagiye kujya baca kamwe bata ariko naje kwegera imbere iza kuhasanga imbere gato y'amasanga abasirikare ba M23 barimo reka nsuza umwana yitwa Pasia ndetse ndibuka ko harimo iyo manza ari bato yobowe na Romeo Kiro abo bose reka mbasuhuze rwose ariko abanyamakuru riske ni nyinshi kandi koko nkuko mbibabwira hari intambara ya politike iyo ku isasu iya media intambara ikomeye cyane ya media intambara ikomeye buriya wenda hari abatabizi ko intambara ya media ari intambara ikomeye igira yo no kuvuga ngo irarasa ikarasa hose ku isi urumva ukuntu biba bitoroshye irarasa ikarasa hose ku isi ntabwo ari urusasu ruba ruri kuvugira muri Rwitsankoko cyangwa se muri Poison gusa ariko yo iragenda urugamba ikarugeza muri Oceania na za Australia n'ahandi so rero riske ziba ari nyinshi nawe yamaze gukora ikiganiro ku munsi w'ejo mu gitondo ku Byiza TV arangije ajya ku rugamba kuri Poezero agezeyo drone irasa hahandi ho abaturage baba bari nababwiye ko hariya abaturage bagize batya bafata ibyo kurya bashyira mu masafuriya bafata mata baramanuka basanga abasirikare ba Emiride rura rugamba buriya rwa hariya buriya ntago abaturage bose njya mbona n'ababyeyi barurwana kuko ntago bajya batinya amasasu ubona ababyeyi bamanutse bikoreye buri kimwe cyose amazi bakamanuka bakajya kuri front line kira kintu mu by'ukuri tugishimire ababyeyi bahariya hejuru mu Minembwe kabisa ni igikorwa cy'intashyikirwa kidasanzwe nawe rero yagiye muri ubwo buryo gutara amakuru kugira ngo ye kuvuga nka babandi baba bari kuvuga ibintu bari mu birometero 1000 na we avuge ibyo yihagarariyeho avuge ati Poezero twamukuragaho amakuru menshi cyane yari reference yacu reference rwose gusa Imana imuhiruko ridashira nta kundi intwari ntiramo niko bimeze burya ibintu bitagira agaciro bibaho ugasanga biriho nk'abaya gutumba bariho ariko abazima nk'aba makanika ugasanga baragiye ariko makanaka isi muheruka uyu mugabo ko ntakimubona ko uyu mugabo ibyo bizasobanuka cyangwa bizaba nk'ibya Omega nyemerera rero dutangirire kuri iyi ngingo dufite yo kuri Poezero amakuru aratubwira ko 13h saa saba z'amanywa uyu munsi kuri Poezero mu by'ukuri intare za Sarambwe zahingiye amakuru zari zihari murabizi ko zahafashe noneho amakuru ari kuza noneho mashya ngo nuko ngo bagerageje ndetse no ku advancinga nyuma y'ibitero byahagabwe n'ubundi urumva drone zirakora n'imuda ziremere zigakora ngo ndetse ngo bakaba bakomeje ngo abambere ubu ngubu bakaba bageze aho bita kwa Murima bageze kwa Murima urareba hari agasozi M23 natwirwanaho bafashe kitwa Baruta
Yaho naho ni baruta. Nako ni biruta. Ni biruta. Ndumva ibyo byose ni baruta. Buruta aho ngaho. Ako gasozi kari strategique kameze nko mu gicwa. Buriya ujya ureba iyo kanicare gutya. Nicare gutya rwose niyo wenda anakureba. Iyo uri hariya mu gicwa. Ubu uri kureba irushinga neza cyane. Sibyo? Ubu uri kureba ku Muyange. Uri mu gicwa. Ubu uri kureba Ikagusa cyane. Ubu uri kureba Imuheto, uri kureba Nyamitabo, uri kureba kuri Rukwi aya nani Petit Masisi cyane. Ukareba Burungu, ukareba Gicanga cyane. Ukareba hajya kwa Gahamanyi ndetse ukareba ahantu bitira Furanindi Butasi. Naho uteye umugongo Kavu. Naho njaga kugira ngo mpagaruke. Uri kureba Kibarizo, ukareba Tambi, ukareba Gahanga, ukareba ndetse na ya misozi yo muri Gasopo atari Gasopo ya Kibarizo. Ya Gasopo ya Warikare. Ubu uri kureba kwa Badomiri za Bukombo. Iyo za Birambizo ikirere kimeze neza uri kureba antene y'umurimbo uyireba neza mu uyireba uri kureba na za Birambizo just none ukaza ukajya muri kino kiba kiri inyuma yawe uri kureba kwa Basimoni kwa Munyaruguru hirya ku Kavo uri kureba za Magera ugakubite iyo parike yose na Sacyura urayireba n'umujyi wa Goma hejuru hariya ku Opel uri kuhareba nukuvuga ngo uriya musozi nawo ni kumeze uwo musozi ni umusozi ni umusozi uri w'ingirakamaro. Ni umusozi uri kuri uriya musozi uba umeze nk'aho uri gukontorora minembwe yose. Uriya musozi wapfiriyeho ikintu bita Abarundi. Uriya musozi wapfiriyeho n'Abanyatanzaniya burya. Yego. Abanyatanzaniya bari baje naravuze ndetse n'Ababirigi. Naguciye muri ryo vuga. Naravuze nti Abanyatanzaniya barahari. Noneho ngira ikibazo cy'umuntu wambwiye wansabye fact. Ndamubwira nti fact ya mbere tugiye kugenda tubyinjiramo ndabimubwira ariko mu by'ukuri yanditse ati mutanga amakuru adafite fact adafite ibimenyetso. Ndabwira nti sinone ushaka ngo nzagende njye kwifotozanya hamwe n'abasike ba Tanzania kugira ngo ukunde ubyemere yuko kuko Abanyatanzaniya bahari. So amakuru rero Abanyatanzaniya bahari kandi bari no mu rugamba byo namubwiye byinshi niba atarabyumvise nawe kuko hari Ababirigi kandi bibuke ko jenoside yakorewe mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu Rwanda Ababirigi bari bahari bumve ko n'iriya jenoside iri gukorwa Ababirigi barahari buriya Ababirigi bafite uruhare rukomeye mw'iyicwa ry'Abatutsi ariko Abatutsi bafite n'Ababirigi bose sinzi umuntu wigeze ambwiraho utuntu ntabyo Ababirigi bafigira ya principe yabo diviser pour régner. So rero iyo bageze ahantu bagasanga abantu bahuje harimo nk'abantu bashobora kuba bavuga bati twiyunge tube bamwe twe kugira ikibazo Ababirigi ntago babakunda bumva bagomba kubanga bakuba batereka baryane bamarane kugira ngo tubone uburyo tubadomine. So ni consigne nyinshi gusa ngo nabo bafite abaflama n'abarowane barabarowa nabo ntibahuza. Hariya rero kuri point zero barahakubitiwe ndetse ku buryo mfite umuvandimwe w'umufurero n'umufurero wa hariya Bwegera n'abafurero twakundanye muri ya minsi ndi kujya Buvira. Uriya nawe ari muri Croix Rouge. Yego kuko baje Croix Rouge bazamutse ruguru yambwiye ko ari bari kujya gushyingura cyane kuko kuva Bwegera kugera Remera ni hafi cyane ni muri ya misozi hejuru ni hafi cyane kandi Remera uzi ko yafashwe ni ukuvuga ngo yambwiye ati ngo hariya Runingo wasanze imirambo igeze nko muri 200 ati ya mirambo y'Abarundi n'Abazalendo twabonye Runingo ati ubu ngubu yikubye kabiri yo turi kubona ahangaho urukumva ko ibintu byabakomereye yamwe ngo byikubye kabiri mita nanjye ndeba kuri iyo mibare twe dufite aho ngaho nuvuga ngo hari abakubiswe barongera barahonda mbese barakubitwe mwe biri seriye sibyo nuvuga ngo MRDP twirwaneho ndetse na M23 bakoza agatendo barifanya kitendo oya ni kitendo ya majaba makuru akavuga ko rero ngo kuba bamaze kugera kwa Murima ngo byanga bikunze ngo bashobora kwinjira ngo bakagira mu gace ko bita Mukera bikaborohera kwinjira muri centre ya Fizi mu rundi ruhande rw'ibumoso bakaba bakomeza banyuraho bita Kanguri Mugorore ndetse bakomeza bajya muri Bibogobogo nabwo bikaba byaborohera kugera muri Baraka nuvuga ngo inzira zose iz'iburyo n'iz'ubumoso zisa nkaho zamaze gufunguka
abantu bavuga ko MRDP twirwaneho iriya ari cyo cyerekezo cyo kwinjira muri Baraka batiriwe banyura Baraka na Fizi. Ariko noneho tunibuke ko hari igice kiri hasi muri donc iriya ni Haut Plateau ya Fizi na Ntuza na Uvira. Ngo hari igice kivuye muri Haut Plateau kuko guhera muri la chaîne de montagne ya Itombo kuzaza iyo Haut Plateau yose uvuye muri Mwenga ni ukuvuga ngo icyo gice cyose cyo hejuru kirimo M23 wenda tugiye kugera hafi ya Bibogobogo niho kirimo abarundi n'izo ngabo zose iyo tazo takataka bwose yaza takataka zose bivugitse ngo muri kiriya gice nk'uko wenda ndi kubikubwiraga na Macaca hariya hantu M23 ifite igice cyo hasi kiri muri plaine ya Nyanza ya Tanganyika ikagira no hejuru nibyo noneho tuyendere wenda kubiriho kuva Gatogota M23 agendeye hasi muri ya misozi burya ari kirimo za Wazalendo bari bakirimo hafi ariko bazaga se no gutega utuntu tw'utwambusha bariya rero bari bakiri muri bwa busozi nabo bivanye bakimara kumva ko imbaraga zose zari kiri hajya hasi zari zimaze gutsinda nabo baravuga ati nta kundi ko twabigenza bivanamo hariya Bibogobogo nimara kuvamo ukuvuga ngo inzira yo kwinjira Baraka na Fizi zaba yamaze gufungura kandi noneho wakurikirana uburyo urugamba rumeze ni ibintu bisa naho byamaze kwikora tusimbukire ku yindi ngingo nayo nashakaga kugira ngo tuganireho kuko nayo ni yibanze cyane twabonye ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo abaturage bo mu nkambi mu Ruyigi abaturage imirongo minini benshi bose inkambi bayividuye bayisenye bavuga bati turatashye dusubiye iwacu mu mujyi wa Uvira. Amakuru mfite nuko ingabo abapolisi n'ingabo z'u Burundi n'ubundi mu by'ukuri babinjiyemo ariko hakaboneka bitwa ba André Biadunia bamwe ngo bakuriye ngo ikitwa ngo ni za Nouvelle Société Civile n'abandi bakazana bo ngo gushyiramo ukababwira bati ntimugende ati ibibazo byanyu mwicare tubyige turebe niba hari icyakorwa kugira ngo umureke kugenda. Iyi ngingo urayivugaho iki? Abaturage ntabwo babemereye ko bambuka ngo bajye wabo. Hari ikintu kimwe urareba nk'impunzi z'abatutsi zavuye muri Kongo zimaze imyaka 30 ziri mu Rwanda. U Rwanda rwagerageje kuba ati ni abaturanyi bacu kandi ntibapfa babashakishiriza uburyo bwo kubaho kabisa. Buriya Burundi buragoranye niba ari ubuyobozi bubi biragoye no gukena cyane ubwo bukena ariko bwakagombye kwifashisha imiryango mpuzamahanga. Bariya abaturage bari hariya urareba ntabwo buriya ari abawuvira gusa kuko hari abaruvungi plene hafi ya yose iriya plene yose hari abaruvungi Bwegera Sange Runingu Kiriba Uvira n'ubundi buce wenda ntabashije bwose kuburondora sibyo kuko nibuka ko hariya waragera ugasanga mu ngo 10 zahunze n'ejo bundi izo wasangaga zarahungutse zabaga ari nk'ingo 3 cyangwa 4 abandi bose bari hehe barambutse umupaka bakimara kugera hariya urabizi ko ari abaturage bavuye muri biriya bice bagera kuri 106 manza rero mibare mfite bamaze gupfa bishwe n'indwara z'umwanda ndetse n'inzara n'inyota ntabwo leta y'u Burundi igeze ivuga ati wenda reka tugende dukore mu kigega cyacu sinzi niba bagira minisiteri bashyizwa hari bajya batega ati Tshisekedi ahubwo mbona minisiteri yo muri Kongo Eve Bazayiba niwe wari wagiyeyo mbona bari bo bajyayo mbona Burundi ntacyo ariko se wakohereza abasike baba mercenaire muri Kongo hari icyo ufite cyo kubaha ikomereza ntacyo bariya abaturage rero baravuga bati noneho bahamagarana n'abaturage bavuye muri biriya bice za Runingu za Kiriba bakababwira ati mu rugo hameze neza ati turi gucungirwa umutekano neza ahubwo n'ibishyimbo bya kuko hari abandi nabonye bahinga imyumbati cyane n'imyembe harimo imyumbati imyembe n'ibyo bintu nabonye cyakora kwati imyumbati yawe yareze ngwino ukure yatekereza uburyo ari gukomeza kwicwa n'inzara ibyo byareze isombe zarashokombeye umuhanda warafungutse kujya Bukavu biroroshye kwambuka Kamembe tubuni ibintu byoroshye ati byoroshye waza ugaca Kamanyoru ukambuka za Bugarama mu Rwanda nati nta kibazo kabisa ati harashaka kumva yuko ibintu byabaye sawa noneho batekereza uburyo bari gupfa bishwe n'inzara nta miti babona bakavuga ati iwacu bimeze neza bahitamo kugira ngo
bave muri ziriya nkambi. Mu gihe leta y'u Burundi muri politike iboze bashakaga kubafata anotaje, babafashe burya anotaje, oya bari anotaje cyane. Ubona ko rwose kiriya gitekerezo cyabo cyo kwigira inama, njyewe navuga gutya, ubundi bashaka baza bagera ku mipaka bagafungura bakinjira. Niba leta y'u Burundi izabaminjiramo amasasu ikabibazwa ibice, izica abambere ariko ntabwo izabamara bose, kuko hariya ku makuru mfite nuko abarenga 100,000 aribo bariyo. 100,000 rero nase bazabica bose? Oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Amakuru mfite rero, Eve Bazaiba aratangaza imbere ya kamera z'ibinyamakuru bikomakomeye byo ku isi ati kuba abaturage bigaragambije ati ni ingabo za M23 zizambutse umupaka clandestinement cyangwa se mwibanga, baragenda bajya kuganira n'abaturage babwira bati mwigumure mutahe. Ati ayo makuru uriya mugore ngo arayafite, ati ibyo bintu birababaje, ati ni u Rwanda rubiri inyuma. Ibyo by'u Rwanda rero ntabwo mbikunda kumva ko ikintu cyose kibaye bagishyiramo u Rwanda. Niba M23 ifasha abasirikari cyangwa n'abandi bamobilizateri bakambuka bakajya mu nkambi kubwira ngo mutahe, ubwenge bwa M23. Kandi koko nawe ubwawe uri umuyobozi, uri chef, uri umusirikari, kujya kuyobora ahantu cyangwa nta bantu bahari, iriya nzu nta muntu urimo, ino nta muntu urimo, nta muntu urimo, nawe ubwawe wakumva ko iyo liberation uri gukora ni liberation imeze ute, sibyo? Binabikaduye cyane. Noneho kumva ko niba uwo mugore ari kubivuga, ni amahirwe n'imbaraga zikomeye kuri M23 kuba yabasha kwinjiza ubutasi bwawe bukinjira mu nkambi ziri mu Burundi, bakagenda bakabwira abantu bakabashyiramo ibyo bitekerezo kandi bakabyumva. Ni imbaraga zikomeye, n'ubutwari. Ni ikigaragaza ko M23 yabikora kurusha uko batekereza ko baba bakora. Ngayo nguko birumvikana rero, nuko nguko situation iyo ngingo ntago twagombye kuyinyuraho. Hanyuma dusimbukire gato Kalemi mbere yuko wenda tuza kugaruka ku zindi ngingo zikomeje kuvugwa muri Kalemi. Ingabo z'u Burundi ngo ziri Kalemi zitegerezwa koherezwa hariya mu kibaya cya Tanganyika, ngo zatangiye kurasana na Wazalendo. Ngo bari gupfa iki? Ngo bari gupfa ko abarundi basahura amaduka nijoro, ngo ariko ngo ntibagabane na Wazalendo. Barimo barapfa n'ubundi bya bindi byabo by'ubujura. Cyo kimwe urabizi ko muri Baraka naho byari bimeze nabi muri iyi minsi, abafuriru n'ababembe barimo bararwana, ariko ubundi ntabwo babapfa yira migozi bashyiraho ngo ni za barrieri. Amakuru avuga ko muri Kalemi rero nayo ishobora ku explosa bitewe n'umutekano muke n'ubundi, kuko wamaze kuba umujyi uri militarize. Nuvuga ngo urabizi ko AFC yimaze kuribera agace gakurikiyeho niko kawagahuye n'akaga. Handi hafashwe haba hameze neza, umutekano uragaruka. Ano handi hakurikiyeho biba ari ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi byo kuba Kalemi yatangiye kuba izamo umutekano muke, kandi twarabibonye ko iyi agace kagiyemo kamaze kuba kinjiramo Wazalendo, abarundi ndetse n'abandi. Sinzi ikibazo mbona kibaye, sinzi ikibazo kibaye, sinzi, tureka turebe nyine tubibona. Hanyuma umujyi wa Kalemi ubu ngubu tuwushyire mu kihe cyerekezo, turebe dute nyuma y'uko batangiye kuwurwaniramo ndetse bapfa n'ubujura bwinshi? Wabonye hariya mu nani Sake na za Minova, abasirikari b'u Burundi bagiye bagaragara mu masombe, bagiye kwiba isombe. Yego. Hariya Karuba abasirikari b'u Burundi bagaragaye bagiye kwiba ihene no kwiba ingurube. N'abakararasigwamo. Hari ahantu twigeze kugera, uvuye hariya kuri Kukabashumba, uvuye Kukabashumba uraza ukagera hino hari Ihumure. Iyo uvuye Ihumure hari umuhanda ukomezamo gutya uzagera ahantu bita Muhongozi, ndemeza ko waba uhazi. Ndahabona neza cyane. Hariya twigeze kuhasanga abasirikare 3 b'u Burundi barashwe n'abaturage nabo bafite intwaro, ndetse barasa n'ingurube zo bari bafite nazo bari kumwe n'ingurube. Bari abasirikari b'u Burundi. Nuvuga ngo ibyaha byo kwiba byo biramenyerewe kuri bo. Makobora uzi ibyo bakoze kugira ngo uzave Ruvungi uzamuka kuzagera Uvira, bagiye bari guheha neza, nta kintu bigeze basigira umuturage. Bivugitse ngo ni yangeso yabo,
kugira ngo izabavemo bisaba abakarani hari niba ariko navuga baba bagomba kugenda bakabuza mu mutwe kandi noneho gusubiranamo kwabo abafureru n'ababembe babonye ko basubiranyemo abo kwa Ngoma Nzito nabo kwa Yagutumba basubiranamo FRDC na Wazalendo bakomeza gusubiranamo abarundi na Wazalendo bagasubiranamo ubujura bwabo bwo n'ubusanzwe nuvuga ngo iyo bari gusubiranamo kuriya byorohereza M23 bitanga inzira kuri AFC bitanga inzira kandi ukabona ko yabitanze amahirwe kwibari y'abandi bo muri M23 byo mvuga ko ni za mbaraga zabo imbaraga zo gutsindwa niba zibose mbi imbaraga bagira uruhare mu nsinzwi yabo cyane ngayo nguko hanyuma ndabona Neva Evariste Ndayishimiye yagize ati n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus. Evariste Ndayishimiye ati nta mahoro mbona nta biganiro mbona bishobora kuzabyara umusaruro ati igihe hazaba hatarafatwa ingabo za AFC mu 23 ngo bazishyire muri kantone ahantu runaka ngo hanyuma ngo habone hajyeho ibiganiro ati nta mahoro azaboneka niyo mugabo arimo arasubiza ibintu nanone cyo cyakora bana Neva ari abantu benshi ashobora kuba arwaye depression kuba afite ikibazo ni perezida w'igihugu Excellence perezida w'u Evariste Ndayishimiye ariko ashobora kuba afite ikibazo kuko iyo ukurikiranye aherutse kuva mu 2024 ngo bishobora kuzasaga yarapfuye afite ikibazo kandi nk'uko bivuga kuko bishobora kuzarangira kuko atakiriwe nuko ngo we ameze sinzi uburyo wenda naza kumuklasa ariko ibyo atekereje nibyo avuga burya na mugenzi we perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo un seul cartouche ngo za ataka Kigali ngo apartir ya ngo je vais toucher Kigali à partir de Goma ayavuze yose kandi yabivugaga hano ikibumbi isasu riri na ntuzana za ku mabere y'inkumi isasu riri gutogota ariko bivuga umwendere escaramuche ejo bundi ngo le crochet nuko ngo bariya nabantu babita ngo nibabavugirije iyo bije arapfa kuvuga sibyo nuko ngo ngiye bari ibintu ari umunsi nigeze kuvuga ati ntabwo ibyo Gisegeti yavuze sinzongera no kubikomandaho ibyo Neva yavuze sinzongera kubikomandaho ndetse nongeraho ko hari iminsi yatambutse ntuzakundaga kuvuga nani ni Lieutenant General Muhozi nawe ndavuga ati bya Muhozi nabyo nonzongera kubikomandingaho ariko yavuze ngo arakubita Ruboya ngo ni iminsi mike ngo Ruboya ngo azamufata yongeye yabivuze ngo Ruboya ngo ibyo ari gukora ngo ntabwo ngo abizi ibyo ari gukira nabyo ubonye ko Ruboya nawe yari yongeye kwibasira nani Toma Rubanga ngo iri ADF nari ragenda ijya muri UPDF irabica uri kumva ko malgré ntuza ntabwo hari ibyagiye avuga kandi biri realite nani Muhozi yego buriya perezida Gisegeti na Neva naba perezida kubera ko bitwa abaperezida ariko noneho mu miyoborere usanga nta kivamo rwose nta kigenda hanyuma ndabona uwitwa Tete Antonio uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Angola murabizi ko igihugu cya Angola nicyo kiri kujya muri bya biganiro nubwo bishobora kutazakunda yageze muri Togo n'ubundi kujya kureba Paul Nyasimbe Esozuma perezida w'igihugu cya Togo wagizwe umuhuza kugeza amagingo yanga yahageze rero ngo aturutse muri Malabo ubwo ni muri Guinea aho yari yagiye n'ubundi mu ruzinduko rwe rw'akazi nk'ibisanzwe sinzi bwana Bemba niba hari ibindi bintu bidasanzwe hanyuma twisoreze dusezere ku bakunzi bacu icyo nababwira ni ukubifuriza kugira impagarike n'ubugingo kugira imana n'amafaranga Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese amen turabashimiye cyane rero amakuru yacu yo murabizi nakagaruka twongere dusubire mu makuru yacu